nta murwayi ushobora kuza kuba yarwaye ngo ajye kwisiga ibintu by'ama makeup hanyuma ugende ujye kwinihisha winihishe kuri ibi pasiteri ngo bakorode ngo ba Bosco ngo bandi ugera hashira mu mwuka wakigoryo nunagere no kwirimba ibyo urango ujye gushyingura kugeza no kwirwa rwego uza kuza kubwira abantu ngo nshobora kutazi Kigali kubera ko mfite uburibwe burenze ngiye kugira gute nshobora no kuzanapfa wenda ni namuka wenda nanapfuye witeka mpamagaye itsoke wenda nibyo wifuza Imana bigweze ntago yangirira imwe abantu bingegera abantu bisambo none baza kuza kwisha mu bantu papa ikimenyimenyi cyerekana ko bose bafite uruhare runini ku rupfu rwa Vava ariwe Dorimbogo ariwe Valentina nibigeze bagera kumva yiwe ikimenyimenyi ariko nawe ntabwo hageze ndetse ntabwo nari mpfuye muri weekend reka mbabwire umuntu wese uri kungambiriraho ikibi yeje kidasengeye cyo mu cyumve ubushinyaguzi bashinyagure Dorimbogo akarinda ashiramo umwuka ngiye kwa gatanu nari meze neza nari ndi kumwe na Yago ngeraho njya kwa Yago ndagenda ndi muzima ninkora ko gafanta nari nifatira nicyo cyo kurya reka ngenda arya Nonese nzagenda njye mu rugo ngiye mbure kurya hararega ni mu rugo mwana harani mu rugo ndanywa ndarya turaseka turaganira turishima ndagenda ndataha ndi muzima bigeze saa 9 z'ijoro ndatengurwa nzana umuriro wa dani ndatengurwa nzana umuriro mwinshi like amaso aratukura akajya yokera nyine nkumva nimeze nabi nakanagira nkadandabirana avuga ati si ibintu ko bidasanzwe bimbaho kumira byanze no kuvuga byanze nawe waragize ngo bakuroze so watekaga hano hanze n'inda bakuroga gwiki uvuze ngo kabastara ubwo turaza kwicwa n'izingegera narapfuye baze ko warwaye kwa gatanu Dorimbogo kwa gatandatu agapfa ibaza nyine ubwo nyine yambereye igitamba hari inda zavutse zitateganyijwe wabona niyo gitari iteganyijwe ariko ikabaho we umunyamakuru we ku giti cye yapanze na Dr M kugira baze kuza kugira gute kwiba abanyarwanda ariko nanjye ikintu namuhishe yuko agize gute ko mfite video ya Dorimbogo ari muzima mu bitaro amaso ya Dorimbogo muzayabazwe mu abanyamakuru mwe ngenda bibabwiye arebe abegese ajya kuzana apeti ba Dorimbogo bakigoryi reka maze nkubaze we kutazana abana bawe kuri kamera ngo tubarebe urabagaragaje murabagome zabahereza kucyumvaga batagaragaza abana be ngo bafashwe kunda ngo amagambo twavuze we amuvugiyeho ko gutwika bizadukoraho Imana imbabarira ko byose bitewe n'urango ni Dr M ahururanaga inkuru azihururana avuga mu buryo wumva ko ashobora ko harimo ikindi kintu nukuri rwose mana nukuri rwose ndabinginze ntabwo nigize nangura mukobwa naribwa cyane ngura imiti wanzihenze ngura mu mafarumasi imiti iramenda mucacu wisatse imeze ukuntu kibyibushye kingana umusozi rero akamubwira mugwiza wa mucacuru nasoni umuntu w'umucacuru uramugwiza irangegera iranyecuru ijye gushinyagura Dorimbogo ari kwinihisha kabasha umwana wakwihakana wa mucacuru ariko nanone mugwiza no umuntu mukuru nagakagomye mwataka gutyo nakagora amaguru ibe nanjye navuganye na Dorimbogo niwo munsi wa nyuma navuganye na Dorimbogo na nimero zo nari mfite impano y'Imana wamuhamagaye ndimo ndarwara nakuka kanje kanyuma reka bivuge ko ari akanyuma dore wowe nta muntu wakuroga nakundoga nako nimpfa nzapfa igihe cyanjye kizaba cyageze muzaze mushingura uri umushingo turi kuri page ya Dorimbogo playing is video nasoni kujya gushinyagurira umuntu wakigoryiwe ngo arya saa 6 z'ijoro wamabyiwe se wari wamugaburiye wamasewe wamunyorogotewe shiguraga kwitwa n'inkuba iturutse mu ijuru ikwase koko ibundi kwanike wirwa mu dukoti mu dushati inda mu kirere ekumoke nk'imbwa asa Jackie ari umupastor wigeza gutereka ugatsindwa n'ubwisha n'inkuru ngo ugiye gukurikizaho DJ Brian kamubwire rero yego Yes, reka nongere mbahereza ikaze bakunza Slim Jesus TV nangire mbasuza bifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi ngarukanye n'umukobwa w'abanyarwanda umwe mu bakobwa dufite bitonda hano mu gihugu cy'u Rwanda bakamwita Jackie. Jackie umeze ute se? Shani fresh umeze bomba. Umeze neza. Naribe. Okay.
tugiye kuganira ariko akenshi ngiye kuganira nawe nkurikiza ibintu umaze iminsi utangarije abantu ko ushaka kuvuga cyangwa se ibyo ukeneye kuganira n'abantu sibyo? Ejo wagize gutya uravuga uti ukeneye kuri status ya WhatsApp ahubwo tukeneye video ngo z'abashinyaguzi bagiye bashinyagura Dore Imbogo kuva yarwana. Kubera iki wavuze ko ukeneye izo video? Actually ahubwo bibaye byiza waza kuza no kuziplayinga kuko biramfasha cyane kugenda reka mbere nka kakajwe kubwira ingegera urumva kuri umwe kurundi urumva kandi nongera ntangariza abanyarwanda ijambo rivuga ngo isi nta muvandimwe igira isi irakuririreje ikagusekera. Ikintu abantu tugomba kumenya twese twambaye umubiri waba uri umukene waba uri umukire twese tuzajya mu itaka icyo cyumve urumva. Ikindi nabwira abanyarwanda mwo kabyaramo murabizi nge na prank nkina nakinye prank imwe mu buzima bwanjye na n'ubu ndacyabivuga mbeshya abanyarwanda ngo nakijijwe. Haryo umuntu akizwa gute? Haryo umuntu asati iyo yakijijwe? Abangaba biyitaga abapasiteri n'abapasiteri bikuzimu ntago tubizi. Nibyo mushaka nanjye kubateka imitwe jya kwititiza jya gushinyagura umurambo w'umuntu nibyo mukeneye. Reka mbabwire nge sinjye nkina prank mu buzima bwanjye. Nakinye prank rimwe mvuga ko nakijijwe bucya mbyicuza nanabasaba imbabazi mbabwira ati ntago buriya byari byanyabyo. Reka noneho nongere mbabwire ikintu mwo kabyaramo nimukabona umusitari ari gutaka ngo muvuga ngo ari kwitakisha ngo ari kwinihisha biba ari ibyanyabyo. Umusitari agenda afata video ari gusezera akababwira ati bimeze gutya na gutya muzamutabare kuko muri abafana bahereza ibyishimo kuko muri abafana bahereza kuruhuka mu mutwe kuko muri abafana muramureba mugaplayinga mugafata telefone ya mukareba video ziwe akagira ikintu abamarira mu buzima bwanyu mukaruhuka ubuzima bukarushaho kugenda neza sibyo? Muri abafana muramukurikira mutumarya mutumabaho namwe atuma mugira ubuzima bwanyu burushaho kugenda neza akabatangariza ibintu uko bimeze hano mu imihanda akababwira ubuzima bwiwe akabafowensinga mukaruhuka. Kuki umuntu bwashize mu bantu niyo umuntu yaba ari umwicanyi bro urumva akavuga atameze nabi irengagiza ibyo wagukoreye ugende umutabare kuko nawe ejo uzacya umusangayo. Ariko nta bwicanyi burenze bwa biriya bigoryi kuri ibi pasiteri ngo bakorode ngo ba Bosco ngo bandi si iramenye rogoto. Reka maze nkubwire pasiteri wanje pasiteri wo muri Hedini pasiteri w'abandi bana reka maze nkubaze pasiteri wo muri Hedini pasiteri w'ikuzimu pasiteri wano kwisi kereka niba akora na antikristo ahubwo turabyemera wahita gatoya niba akora na antikristo ahubwo turabyemera niba ari pasiteri w'abatinganyi aho turabyemera. Ariko none niba ari pasiteri w'abatinganyi ntago byemerewe gushinyagurira umuntu urumva kugera hashira mu mwuka wakigoryo nunagere no kwirimba ibyo urango ujye gushyingura nugiye gufasha abandi bagiye kumushyingura ujye gushyingura bibatera ipfunwe n'ikimenyimenyi cyerekana ko bose bafite uruhare runini ku rupfu rwa Vava ariwe Dore Imbogo ariwe Valentina ntibigeze bagera kumva yiwe ikimenyimenyi. Ariko nawe ntabwo ahageze ndetse ntabwo nari mpfuye muri weekend so byabigenze bite? Reka mbabwire umuntu wese uri kungambiriraho ikibi ngiye Jackie ndasengeye icyo cyo mucyumve njyewe Jackie niteguye gupfa isayeri yose n'ubundi ino si tugomba kubaho twiteguye. Ntabwo ino si nta muntu igira nta nyirayigira. Buri muntu wese azapfa bro, buri muntu wese azapfa. Cyo nakibabwira urumva ikintu mugomba kumenya mumenye urukundo mwiga urukundo mwiga ubumuntu mwiga ubumuntu iyo mitima yanyagiyemo amakara muyihindukize ijyemo urukundo man ntabwo ibintu bishoboka. Ntabwo umuntu bucyama abanyarwanda bwe ntabwo ari ubwa nase ngo warupfuye muri weekend. Reka ngubwire ubundi abanyarwanda turangwa n'ubumuntu turangwa n'urukundo turangwa no gufashanya turangwa no kubana hafi no gufata abantu mu migongo babuza babo
turangwa buri kimwe cyose. Ubundi abanyarwanda turangwa n'ibintu byiza gusa. Iyi mwiryana aho yatereye simbizi iyi satani yo katsingo n'Uwiteka aho yaziye, aho umuntu asigaye yihakanuwe, aho umuntu asigaye asara ku musozi akiruka agaturubura, aho umuntu asigaye arya mugenzi we, aho umuntu asigaye yambura mugenzi w'ubuzima nk'aho yigeze abumuhereza nk'aho ari Imana yiwe mu izina rye twamabwiza ukuri. Aba bantu niba ari 5 niba ari 10 Mana y'isi n'ijuru niba uzi guhana ubahane wihanukiriye. Ubushinyaguzi bashinyagure dore imboga kandi ashiramo umwuka. Mana Nyagasani naba bihinduke bibahindukirire bibagarukeho naba bizagende gutyo. Jack reka tubwizanye ukuri. Wavuze ngo muri weekend nawe wari upfuye kandi icyo gihe nibwo dore imbogo nawe yapfuye muri Jewe kwa gatanu nari meze neza nari ndi kumwe na Yago. Yego. Nubwo ari kwa Yago gusa nagiye niriwe nihiringa umunsi wose. Wageze akamikoro hejuru. Ngeraho njya kwa Yago. Yego. Njya kumuha ikiganiro njya kwishima yuko chano ye yagarutse. Ndagenda ni muzima. Ninkora ko gafanta nari nifatira nicyo cyo kurya. Rega ngenda arya. Yego. Nonese nzagenda njya mu rugo ngiye mbure kurya. Hararega ni mu rugo mwana. Harani mu rugo nkuko najya kwa Jay nkarya. Yego. Uko najya kwa Kamaro nkarya. Nkananywa mbese nyine umuntu wese wanje ngomba kwisanzura nkuko ndi mu rugo. Yego. Ndagenda nimereye neza. Ndanywa ndarya. Turaseka turaganira turishima. Kishimira cano yiwe dukora ikigano kirarangira. Ndagenda ndataha ndi muzima. Bigeze saa 9 z'ijoro ndatengurwa. Nzana umuriro wa danje mvuye imihanda sijya no kwa Yago naho nagiyeyo. Urumva ndatengurwa nzana umuriro mwinshi like amaso aratukura akajya yokera nyine nkumva nimeze nabi nangira gucikira ry'umubiri wose. Ndavuga ati nagize iki kibazo nyine nakanagira nkadandabirana avuga ati si ibintu ko bidasanzwe bimbaho. Ariko bitavuga ati buriya narwaye buriya byaje buriya narwaye se ko nari muzima buriya agiye kurwara ko numva ibimenyetso mbere ya hose bigenze bite. Wa gatandatu mu gitondo bitambyuka nafunganye niba ari kugira gute kumira byanze no kuvuga byanze. Amanjine aza ari nk'icyorezo pe aza nk'iya rutura. Ndavuga ati se ni wa muntu wa wundi waje anyikaraga ku mutwe noneho wangiriye ayo Mana Nyagasani. Nawe waragize ngo bakuroze. Ariko uburozi buri imihanda buri kubona bimeze. So watekaga hano hanze n'inda bakuroga. Ngwiki uvuze ngo kabastara ubwo turaza kwicwa n'izi ngegera. None reka banza wumve. Ndagenda njya kwa muganga imiti ya mbere iranga. Yego. Ndakomeza ndaremba. Ndashimira umumama. Sindi buvuga izina rye ari karanze kuva mu buto bwanjye arankunda kuva mu buto bwanjye kuzegeza n'ubu ngubu. Urumva ndacyari muto yego ariko uri kuvuga mu bwana bwanjye nkiri uruhinja. Arankunda turaziranye cyane bimwe by'indani kugezana n'iyi saha. Aravuga ati Jackie wagiye imihanda urihiringa ndashimana ko umeze neza. Ati nge nzakuba hafi ko nshoboye. Ni wa mama udashaka kuncira urubanza n'umunsi n'umwe kuko nawe afite abana. Burya icyo kintu ujye gitekereza. Yego. Niyo muntu wenyine wandangiye umuti ugomba kumvura mbwira ibinini ngomba kujya kugura muri farumasi ntuma umukozi wanjye agenda ajya kubigura. Byamanjine witonze witoga toya Mana akuntu gutyo kubitana n'indwara ukagira ngo ni gatuma. Uskosetsa. Uskuna ari imeze. Iyo ntabona ibyo binini mba narapfuye. Ibaze ko warwaye kwa gatanu dore imbogo kwa gatandatu agapfa. Ibaze nyine ubwo nyine yambereye igitamba. Nanone ikindi kintu gihari. Urumva? Witoga toya. Ibyo binini ndabinywa ku cyumweru ndakomeza ndaremba. Kuwa mbere numva nangiye kuzana akabaraga nyiri uruhande rumwe, kuwa kabiri nyiri urundi ruhande. Ndavuga ati wow Imana ishimwe n'ubu nibwo nagariye imbaraga. Ubusasa rero nagarutse mu kazi mu makazi nkore ngiye nkunda gukora. Iyo ndyamye iminsi 2 ntari gukora birambangamira. Cyo kiri mu kimenyi. Ngiye nkunda gukora ndi umukozi n'umugabo zancakaza abatomboye. Ngiye nkunda gukora nago ni bya bikobwa cyangwa abagore mushyira mu nzu zanyu bakaberamo imitako. None se uburwayi bwawe urumva buhuriye n'abavuga kuko ejo bundi dore imbogo itaba Imana abantu bavuze ngo dore imbogo ngo mu bantu bamuroze ngo harimo umugabo bita Mano y'Imana kandi uwo mugabo bita Mano y'Imana heruka guhura nawe Jack akagwereza amafaranga bikavuga ko yanaguhinduriye ubuzima kabisa. Ntabwo mvishe urambwiye ngo ni kukubwira ngo uburwayi bwawe
ejo bundi dore imboga apfa abantu benshi batanye gushyira amajwi bita amano y'Imana ngo niwe wamuroze sibyo nkubwire mise mbyumva ibyo bintu abanyarwanda bari kuvuga kandi nawe wahuye n'amano y'Imana gwa amafaranga wayitonze nimpfa nzapfe man kamanze barabure n'ubundi isi naga ari yanjye urumva yembaye nk'uzapfe ejo yembaye nk'uzapfe ejo niyo mpamvu umuntu ambaza ngo ejo hawe uri gutekereza hazaba hameze hate ndavuga ati nge ndi kureba uyu munsi kuko nibwo mumeka ese urinde wo kumanurira ejo ko hazaba hameze ese uri kwerekwa yuko ejo uko hanjye hazaba hameze ese wowe hawe hameze hate kuryo utagira ubwoba bw'ejo hawe ngewe ubwoba mi Jack ibyaneye ubwoba ni ibyaneye ubwoba byararangiye nyama y'ubwoba narayitaye man urumva baze nkuraburi beruka kwiheba ryarese wa mugani wa Majid Black harinda zavutse zitateganyijwe wabona niyo gitari iteganyijwe ariko ikabaho urumva nanashimira umuntu wazanye agakingirizo buriya urana namushimira buri umuntu wazanye agakingirizo kamere nka Majid Black buriya Majid Black yakomye umujya ku isimbi burebe urumva umuntu buriya wazanye agakingirizo yakijije byinshi uzimira uho turi guhura nayo muri ino si mwirirwa muri guterana mada aba bana muri kubazana ngo bigende bite buryo avuga ngo wavutse ku mano weto gatoya man akuzana bavutse ku mano kukuntu bangana ugasanga umwana reka ngiye nanjye nangu urugero nk'urwa Majid Black yatanze urumva ugasanga umwana yigana n'abapeti ba ministre abana bo mu bipangu bro uwo mwana yaravutse ku muntu w'umukarani cyangwa yaravutse ku muntu ukora toilette cyangwa yaravutse ku muntu ukubura imihanda cyangwa yaravutse ku mufundi niwe n'umufundi yunguye w'umuyeda aragenda afata n'utwo dufaranga cyangwa ku muntu w'umudozi w'inkweto bro w'umukorodoni uwo mwana nayo yifuza telefone ayibure afata yasa avuga ati reka ndebe kanaka inshuti yanjye azabuzwa n'iki kujya gusambana ngabone ya telefone azabuzwa n'iki kujya gusambana ngabone rwo rukweto rwiza kujya atasuzugurika mu ishuri uziko wicaye n'ibyana by'ingagari ugasanga wambara urukweto rumwe bro gwera man ibyo bintu byabayeho gwera kuwa mbere urukweto rumwe umva wigana n'ipeti byo mu bakire byaje byateye ipasi we na pasi wateye uraho ngaho n'abari bari kugusuzugwa barimo barakwereka yuko uri kubanukira urumva atari uko ufite ubushobozi ari uko wabubuze kuko wabyaye kubw'impanuka bro umuntu wese wabyaye ari mu buzima bukakaye buremereye yabyaye uwo mwana kubw'impanuka umuntu wese wabyaye urumva ari umukire yimere neza yifite amahoro yiwe mu mutima we nta mishiha nanda y'umujinya uwo muntu yabyaye mu gihe cyanyacyo nagari kubw'impanuka ahubwo uko bigenza gutya no baravutse yaba ngomba kubabwiza ukuri hari n'abakaritasi bari hano imihanda broski birwa bararushye bameze nabi urumva nabo bavutse kubw'impanuka bro byihorere ibyo bintu njye bidekere ano izo ndazo zaravutse kubw'impanuka niyo mpamvu agakingirizo kaje niyo mpamvu kwirinda byaje niyo mpamvu abagore baboneza urubyaro kugira batabyara abana kubw'impanuka niyo mpamvu n'abagabo basigaye bagera bakabakona kugira ngo batagira gute batabyara abapeti kubw'impanuka Pastor Claude yavutse mu buryo baza wumve ubundi ikintu nge nabwira abantu ino si yingiye iyi si turimo turi ku buribwe bwa bundi bw'indani handi umuntu apfa ahagaze urumva handi umuntu yibaza se mana nakoze iki kuki ari ngiye biri kubaho ukabura n'ubutakira dore imbogo abantu ndi kugaya abanyamakuru amaso ya dore imbogo muzayabazwe mu abanyamakuru mwe ngenda bibabwiye ndi kugaya abanyamakuru ndimo ndagaya abanyamakuru nongeye bisubire ndi kugaya abanyamakuru mwa abanyamakuru mwe dore imbogo yarabagaburiye izo nda zanyu ziryami mukuramo inyama mukuramo amazu mubona yamushyira muri banke mubona umwenda wo kwambara musa neza muragenda muri yemera murabyimba urumva dore imbogo atatse rimwe mutangira kumushinyagura ngo ni planka reka mbabwire habura n'umwe umugeraho yaragaburiye amacano yose yarazengurutse atarageraga naryama n'umunsi wa rimwe uko mwamuhamagara mwaramufashe nk'itorosho urumva uko mumuhamagaye dore imbogo uri hehe ndahangaha ati nsanga akaza yiruka broski kubera iki yabatabaje nimwirukanka nk'uko yazaga yirukanka bagaburira mwabigoryi aya maso ya dore imbogo muzayabazwe njye mbisabye Imana yo mu ijuru irebe agahinda mfite irebe n'agahinda dore imboga apfanye mwabigoryi mwe ngo muri abanyamakuru muri ibiki mwabicucuma
abwegese ajya kuzana abapeti ba Dorimbogo wakigwa ryiwe reka maze nkubaze we kutazana abana bawe kuri kamera ngo tubarebe ese wabazanaga kugira ngo nabo banangure warabazanaga kugira ngo nabo banangure ndimo ndakubaza abo bana warabaza gibane n'agafuka k'umuceri wabahereje batanze kwitaba telefone nawe imvaga mu mutwe ntago nitaho humura hari n'agafuka k'umuceri wigeze ubahereza byibura hari n'amata wigeze ubahereza cyangwa isukari hari n'amata wigeze ubahereza cyangwa isukari hari izo warishyuriye hari izo wabubakiye sibyo kuza gushinyagura ako ni abanyamakuru bagaragaje muri abagome bazabahereza kucyumvaga batagaragaza abana be ngo bafashwe nibikunda ibyo ni ikosa rikomeye ko no gushinyagura hanyuma kamaze ngo baze nibanga berekana imiryango yabo hano hanze nuko batayifite aho wito gatoya tubiza icyo kibazo wiza kwijyanya na Ju kuri kamera ntabwo ari kwigira na Ju nese Dorimbogo yaramaje kwitaba Imana kandi n'abafashaga abana be ntabwo bari kubagaragaza kugira ngo abanyarwanda babafashe kuki batamufashije ari gutaka ati ndarembye ndarwaye meze nabi ndapfuye icyo nimba icyo cyarabananiye bari gufasha byibuza abana be abo bana ni izina ry'Imana niba hari na senkano yatanze kugira ngo bari abana babeho iki gihimba girukiye kireba inyuma injarya gusa mwamenye yuko muzapfa namwe mukabaho mutanduranya playing izo video sasa namwe mburi ze video nazo ariko nabonye kuri stati yawe reka ndebe kuri stati yanjye ni ngombwa jya kuri Instagram biriho jya kuri TikTok biriho jya ku ma YouTube uri ufite internet playing nyene Bosco yipaya nyene karaka gore ngo ninuza cya gicacu wa mukecuru kandi hariyo mukecuru yitwa wa mukecuru wisatse imeze ukuntu kibyibushye kingana umusozi mugwiza se rero akamubwira mugwiza wa mukecuru unavuga urwanzo rukakuza mu kanwa ugaciragura urashira gucira inkonda reka mubwira wa mukecuru cyambere warabyaye ufite umuryango wagenze gakeya kareka gupfa wanduranye gushinyagura abantu nasoni umuntu w'umukecuru umuntu w'umubyeyi wabyaye uzi kubyara uko bisa uzi umuntu icyari cyo wakigoryo ukagenda ukavuga ngo Dorimbogo ari kwigirije kwinihisha hanyuma wari kuniha kuri kamera uvuga ibiki ubeje mu gitondo abana mwikwisabishwa imbabazi musaba imbabazi ibyo biganiro babihanaguye ibyo biganiro bihanagwa biga musaba imbabazi nkabigoryo umuntu w'umubyeyi umuntu w'umukecuru mani mwatse kwanduranya kuri YouTube mwabacecuru mwe mwashogoshe mukajya kwanduranya mu bitanda byanyu cyangwa mukajya kwikora agataro ase Jackie wana kintu uravuga ukasanga uri kwicuza impamvu bakivuze sinshobora gushinyagura umuntu sinshobora gushinyagura ikiremwa kuko nanjye ndi umuntu kuko nanjye nzapfa na umuntu n'uyu n'umuzijya yaramba kwisi waba uri muto waba uri munini waba uri umukire waba uri umukene muzajya ahantu hamwe mwitaka uramugwiza irangegera nyecuru ijye gushinyagura Dorimbogo ari kwinihisha afite abana kabasha umwana wakwihakana wa mukecuru ariko nanone mugwiza no umuntu mukuru naga akagombye kumwataka gutyo nakagora amaguru umuntu mukuru kuri umuntu nakagora amaguru agakubitwa inkoni ivuye mu ijuru ikamwasa ariko kwitwa n'inkuba ivuye mu ijuru ku Mana ikazi ikamuzunguza muri ino si ikamukaraga ikamubuza amahoro twese tugaga tugashungera agakorwa n'isoni ese Jackie wo ku burwayi bwa Dorimbogo wakoze hiki njyewe ntabwo reka mbaze nkubwire igihe wabonaga ko arwaye wabikoze hiki reka mbaze nkubwire mu by'ukuri pe njyewe mvugisha ukuri Jackie nibere imihanda yanjye ndi kwishakishiriza ubuzima ugeze akamikoro hejuru ndi kwishakishiriza ubuzima Dr M twarahuye ambwira ko Dorimbogo yarwaye ndavuga ati Mana umufashe murebe icyoroshye wenda araza kumera neza ndabyibuka Dorimbogo twaravuganye kuri telefone njyewe ndabyibuka ndi kumwe na Mano y'Imana twaravuganye kuri telefone Mano y'Imana yaramuhamagaye avuga ngo Dorimbogo ndavuga ati uwo ni Dorimbogo muri kuvuga muri mu kiganiro oya para mu kiganiro kwa twicare turi kunywa turi no kurya yego ahamagara Dorimbogo Dorimbogo hari umuntu witabye ndavuga ati ndashaka Dorimbogo namuvugisha avuga ngameze nawe ararembye ndavuga ati turaza gushaka ukuntu ejo twakugeraho urumva iryo jambo nararivuze ariko mu by'ukuri nta bubasha nagize bwo kugerayo kuko nabyukiye mu kazi nanjye nisariye urumva nibere mu bibazo byanjye ntabwo umuntu urega muri
ino si aba yorohewe mayi dore mbogo baza wumve ntabwo umuntu aba yorohewe muri ino si bro shobora kuba abantu bangahe baboneka kuki abanyamakuru mubona umwanya muri kuri coding ibyo muri coding urumva nimubona umwanya wo kumanuka ngo mufate imodoka mujye kuri Dore Imbogo nizo kamera yo mwasijyana ko basi musigire n'amafaranga yivuza mukora muri yandi yabagaburiye yandi yabahaye njyewe Jackie navuganye nibe nanjye navuganye na Dore Imbogo numva aravuze ngo ararwaye ngameze nawe ndavuga ati hangano waza kumera neza cyo turaye ukuntu tuza kukureba iryo jambo narivuze mana isi n'ijoro ndebe navuganye na Dore Imbogo niwo munsi wa nyuma navuganye na Dore Imbogo na nimero ziwe nari mfite ni impano y'Imana wamuhamagaye arwangaruka twumve Dore Imbogo ari kuvuga ngo ararwaye ndamuhamagara baramuhamagara yamaje telefone abagiye umuvugisha mvugana wa mukobwa ari umurwaje niba ari uriya simbizi nabonye ari kurira ameze nabi nyine urumva ndavuga ati nkeneye Dore Imbogo ndamuvugisha ngo vugana n'umuntu ngo turi kumwe ngo nge ntabwo mbasha kuvuga ndavuga turaza kumera neza humura bavuga nta hantu arwariye ndavuga ati turapanga nge n'abantu y'Imana turavuga ati se ejo nta kuntu twajyayo aravuga ati ejo twore ukuntu twajyayo niba bo baragiye rero nanjye nibereye muri Kigali nasaze mutwe wanje umereye nabi ndi kwishakishiriza ubuzima niba ndarwara nakuka kanje kanyuma reka mbivuge ko ari akanyuma dore aho rigeze urumva ariko nibe nanjye narabaruse mvugana Dore Imbogo ariko ntabwo avuga kuri guhumeka umwuka wa nyuma uracyari ntabwo ari uwanyu imodoka ikanyase wabona niba ugera mu nzu iwanjye ngasinzira bikarangira nta kintu wabaho mani wabyihoreye hanyuma reka nkubwire wowe nta muntu wakuroga nakundoga nako isaya iyo yageze iba yageze nshuti yanjye nta muntu n'umwe ufite uburenganzira ku buzima bwanjye iryo ni itangazo nanze waba uri bene wacu waba uri umuntu w'inshuti yanjye waba utari inshuti yanjye waba uri umufana waba uri gasiya buroro ziturutse ahantu ntazi mu myenge ahantu ntazi nta burenganzira n'ubuna buke ufite ku buzima bwanjye urumva nimpfa nzapfa igihe cyanjye kizaba cyageze muzaze mushyingurira uri umushyinguro ese Jackie ugeze ushaka kwiyahura buriya man winjana kure turi kuri page ya Dore Imbogo playing izo video eka playing izo video cyangwa unazihorera hanyuma Pastor Korode we pastor w'abapfumu pastor w'abarangi otonze pastor w'abarangi pastor w'abapfumu pastor w'ibyaha w'abanyabyaha ariko nabo atari twebwe twavuga ati Mana twe turi abanyabyaha turebe abanyabyaha biyoberanya bakajya mu nzu y'Imana bakabeshya ngo bari mu nzu y'Imana ngo bari gusenga kandi ari abanyabyaha original birwa baroga abandi birwa bica abandi ijoro n'amanywa birwa bapfumura amazu y'abandi birwa basambana ubutitsa birwa bavumira abantu ku gahera njyewe ni izi mpamvu mubwiye gutyo ni umushinyaguzi nta nubwo ari umugabo uyapfubyemo umugore reka nkubwire wa muntu ayo mapantaro wambaye uyahindura uyashyiremo ijipo kuko ntabwo iyo pantaro igukwiye we Pastor Korode iryo zina witwa ngo wita pastor uri kure witwa Korode yitwa Korode cyeka niba yari imiswe n'abarangi aho rwose turabyemera akomeze yitwe pastor w'abarangi ariko ntabwo ari pastor wa Kristo ntabwo bikunda izina Kristo nimukarisebye izina Yesu Kristo nimukarisebye Yesu Kristo baramugambaniye baramwica aritanga ku bwacu arongera arazuka kugira ngo acungure isi kugira isi tubashe kubaho hanyuma we wakoze iki sinjye kuwiri gushinyagurira abantu ubeshya abantu ngo ni pasiteri w'abarangi ngenda bivuze babandi bajya mu mazi babandi basenga inzoka bandi bafata amagi bakaburira mu mazi bandi barara bagenda mu majoro bazenguruka mu mitwe y'abantu yego wowe uri umwigisha wabo ntabwo uri umwigisha wa Kristo maze turebe iyo pantaro wambaye uyikuremo wambara ijipo n'ijipo nayo ntabwo igukwiye reka ubwire uramutse unapfuye wowe Korode n'ijuru isi ryakwemera na Satani ntabwo yakwemera cyeka kugutwika akana ntabwo ufite uburenganzira bwo Satani ntabwo yamwemera we ntabwo ufite uburenganzira bwo gupfobya umukozi w'Imana ngomba kubivuga we ko yapfobeje umubiri w'umuntu afite abantu bamwumva we ko yapfobeje ubuzima bw'umuntu nta soni kuki abantu dukunda bapfa kurusha abazima aka kanya uzabayoboke ndavuze ngo ziba kana acecetseho reka maze nkubwire ndamupfobeje uzabayoboke be urimo urashaka gusebya bavuga barakayoboka mu kuzimu ngaho
n'abakristo be bose arabatutse kuzimu abariho bajya kuyoboka nasoni kujya gushinyagurira umuntu wakigoryiwe ngo arya saa sita z'ijoro wamabyiwe se wari wamugaburiye wamasewe wamunyorogotowe shuguraga kubitwa n'inkuba iturutse mu ijuru ikwase koko ibundi kwanike mwita abapasiteri muri abapasiteri b'inkozi z'ibibi gusa babicanyi bica abantu bahagaze muri abashinyaguzi ako Jackie wirwa mu dukoti mu dushati inda mu kirere urahangaha ndabya share kumoke nk'imbwa koko kumoke nk'imbwa asa Jackie ari umupasiteri wigeze gutereka ugatsindwa no bisha n'inkuru ngo ugiye gukurikizaho DJ Brian kankubwire rero reka nkubwire witonde kuri DJ Brian ndumva yanatatse n'umutwe ndaza kumva yanatatse n'umutwe byonyine wa muntu turaguhiga amanywa nijoro aza kubona aho tubera ka Brian wamuhaye kutarenza mu kwa 8 ari hasi wowe ufite uburenganzira ku buzima bw'umuntu ko n'umwana wabyaye niba waranabyaye niba utari n'ikiremba wowe gakubitwa n'inkuba no ku mwana wabyaye nawe uburenganzira ufite ku buzima bwe wakigoryiwe ku buryo ujye gutega abantu iminsi muhereje ngo DJ Brian ngo kwezi kwa 8 no kwa 9 ndumva yanatatse n'umutwe urareba shawanaje Jackie murete mubona habera kaga urakora iki se jewe urakora iki gukora kirahari nta kintu na kimwe wamukoro nta kintu na kimwe wamukoro leta nitagira ikintu ukora kuri bano bagabo urakora iki witonze nitagira ikintu ukora kuri bano bagabo amasengesho yacu y'imitima imenetse twebwe amasengesho yacu y'imitima imenetse twebwe dusenga Yesu Kristo wapfuye akazuka apana gusenga hano barangi urumva